abagabo baraducitse, abagore baraducitse, akazi karaducitse, amahirwe araducitse, ibyo dukora biraducitse, turimo turasiragira mu nzira. Satani yatunyishije muzunga, abantu barwaye ikizungera, bari mu bizunguzungu, abantu byabacanze, amadeni yasaze, cyamunara zahagurutse, isi yabagoye, iterambere ryatunaniye, akaduvuyo kariho, ubugambanyi, umwuka mubi, kwangiza, kwica, gufata abana bato bagapfa. Nuko ugasanga abana igihugu cyagikeneye barapfuye bakiri bato, bafite akamaro bakagira, kandi ugasanga hari undi muntu wirwara indwara y'imyaka nka 40 ntaho yagiye, baturira ndamwihoreye burundu cyane. Kandi ikindi Satani we nta mpuhwe agira n'abadakizwa n'abarabatwara, kuko niyo gahunda bafite. Ariko twanyuka bituma ngo data yishimira kuduha ubwami. Ninjoro baryamye basinziriye, umwanzi araza ajugunyamo urukungu, araza ajugunyamo urukungu. Nibwo uzasanga bazanye inzoka zipfuye ku muryango, abandi bazana ibipfunyika ku muryango, ntawe ubizana ku manywa, bacunga ijoro mwasinziriye. Kandi mu gusinzira kwacu ntitwiragije n'Imana, ntacyo wakoze kugira ngo Imana irinde abantu. Ibi birere ntimubyumva. Satani agategura umugambi w'urupfu rwawe, kandi hari Imana ibyihorera ugapfa, kuko icyo Imana ishaka ni ukuguha ubugingo. Uditseho ntibabibonye, noneho ngaruka. Ese ibimenyetso navuze n'ibindi ntavuze ujye ubyibonaho. Urabona ukuntu wabibye urukundo hakazamo urukungu. Urabona ukuntu wibyariye utwana twiza urukungu rukajyamo. Urabona ukuntu business yawe hajemo urukungu. Urabona ukuntu mu itoro ryajemo urukungu. Wari wabibye ariko urasinzira. Rero umwanya wa none nkuganiriza, ndi hafi gusoza, ndagira ngo wongere uhindukire, ugire ubwenge, ugere na kure, usobanukirwe umugambi w'Imana ku buzima bwawe, usobanukirwe icyo Imana yifuza ko wageraho, kuko ni wowe uremerewe, ni wowe ugowe. Muri iri joro tuvuga bantu bakoranaho. Uzarabe na promosiyo zo guhamagara ziri mu ijoro kugira ngo abantu bateretane muri iryo joro, babura ibitotsi byo kuryama, babura umwanya wo kuvuga. Byose biradufavoriza bikanatworohera, tukabona ko ari promosiyo koko. Ariko ni ya promosiyo iri bukubuze kuryama, kandi uzi ko umuntu utaryamye atabasha akazi ka mu gitondo, ukarara uvuga bakagukeraho ngo ndatanguranwa n'amamega adashira, ndatanguranwa na paka zidashira, kandi ukamenya ngo urimo urumva ibintu. Abana baraducitse. Ndabashuje cyane kandi ndabaramukije inshuti z'Imana, abakunze ubumwe bw'Abera Ministries, kandi nkomeza kwihanganisha inshuti za Teugeni, abavandimwe, nzaho inshuti yacu yatabarutse. Kandi nongera kubibutsa yuko gahunda ihari nuho kumusezera ari kuwa gatatu mu rusengero rw'Iremera, guhera saa 5 kugera rusoro, bikazaba ari saa 10 kumushyingura aho ngaho muri amasaha. Nayo mbasabe rero ngo tumusengere umuryango usigaye. Imana bampera umushimwe mwese mwakurikiye ku bumwe bw'Abera Ministries, aho amavuta kandagira amateka, ibuzima bugahinduka, nawe ubwawe ukabuhindura ubw'abandi. Uyu munsi rero guhindura ubw'abandi nta kindi bivuze. Muri kumwe na Pasteur Ntambabazi Jean Baptiste. Imana yahaye hishurirwa ry'ibintu tuba tubaganiriza. Ndashaka ko uyu munsi tuganira ikiganiro gisa n'ikirambuye, kiza gufata umwanya munini kandi mukakibona none ahangaha muri kukireba uko muri kukibona uko nguko. Ni ibiki nshaka kuvuga? Tumaze igihe dusobanura inzozi, dusobanura karande, dusobanura urupfu rutunguranye, tubabwira ibintu bikomeye byinshi bigiye bitandukanye. Ariko ndagira ngo unyemerere noneho babarira ube maso, ubyumvisha abandi. Nibinagukundira ufata igihe cyawe cyo kubyumva, nibishaka bigutwara umwanya munini usobanukirwe. Nta yindi mpamvu tuvuga bino bintu, ni ukugira ngo ibirere byawe n'uburyo ukoramo, n'aho ukorera, n'uko ubigenza habeho impinduka itandukanye. Byaba biteye ubwoba kubona umaze imyaka myinshi atarica no gusiwumva, atarica n'abandi urazumva, ariko ukasanga ya mpinduka yo kumenya ibirere. Impamvu uvuga bino bintu ngewe nahishuriwe ku mbaraga zikorera mu mwijima.
Imana irazimpishurira, zikorera mu mwijima n'abandi barazihishuriwe. Imana impishurira uburyo ki Satani akora operation ziwe mu buryo bukomeye, akoresheje imbaraga z'abadayimoni be. Akorera mu barozi, agakorera mu bantu b'abagome, agakorera muri ya miryango mpuzamahanga y'abanyabyaha cyane tuba turimba Illuminati, Freemason n'abandi bose ndi miryango mutaramenya, kuko nubwo tuzi iyo ngiyi izwi, ariko hari n'imiryango yindi y'abantu yuzuye ubugome, y'amashyirahamwe y'abarozi, amashyirahamwe y'abagambanyi, abamafiya bose, abahuza mu gucuruza ibiyobyabwenge, abashishikariza abana gusambana, abashishikariza abantu kujya mu butinganye, abashishikariza abantu gukora ibyaha bikomeye, abashishikariza abantu gusenga inzoka no gusenga ibigirwamana. Ibyo byose ni amateka agenda akorwa, ariko wajya kure ugasanga twe twitwa ababyeyi turasinziriye, dutakaje bwa bwenge n'imbaraga zo gusobanukirwa ibi bintu. Ndagira ngo unyemerere ukore subscribe niba utarayikora, ukore no kunzogera ku ruhande, kugira ngo ujye ubasha kubona ikiganiro uko gisohotse bitakugoye, ujya kudushakisha duhere. Sangiza abandi, iyi sheni ni yawe, ni y'ubumwe bw'abera ministries, yigiremo uruhare. Niba ibyo dukora ubikunze ukanabishima, kandi niba utabona bishimye n'udushyigikira, kuko ibitekerezo byanyu ni ingenzi, ni ingirakamaro, ndetse biri mu rwego rwiza twifuza ko Imana yakora. Uyu munsi rero wa none nagira ngo mbere yuko senga Imana umenyeshe neza ko wowe uri muri Amerika y'amajyaruguru, y'amajyepfo, uri muri Canada, uri muri Brazil, uri mu bihugu byinshi bitandukanye, wowe uri aho uherereye hose, wowe ugiye kunyumva hashyizemo ka ekuteri mu matwi uri mu kazi, wowe uzanyumva hashize iminsi kimaze gisohotse, ndagira ngo nkubwire ngo ongera ukanure bwa kabiri, ongera ukanure, wongere ugere kure mu mitekerereze n'imyumvire n'imivugire, ugira urwego ujyaho rwo gusobanukirwa izi mbaraga zikora zite, zigende zite. Ese koko n'abitwa abakozi b'Imana zirabakoresha? Ese zarabinjiriye cyangwa ntizikora? Ese bimeze bite iki kirere? Mujye mwuka ko Yesu yavuze ngo ubonye ishyano wasiwe, kuko Satani akumanukiye afite umujinya. Iri jambo kuryumva ubwaryo ntabwo umuntu aryakira. Ni Yesu wabivuze. Aravuga ngo ubonye ishyano wasiwe, kuko Satani akumanukiye afite umujinya mwinshi. Ndumva nifuza ko ndi gusomera, kuko harageze ko umuntu akubwira ikintu ukacyumva ukanakimenya, ukavuga utese koko hari ibintu bango reka nihute, reka ndisome urebe. Aha, ijambo ngiye kurigeraho. Ya aha, ndumva ngiye kuribona. Ya ngiye kurigeraho, ubonye ishyano muzi. Nuvuga ngo icyo ngambiriye cyane aha ni ukugira ngo nkwere ukuntu Yesu yavuze ijambo rikomeye. Aravuga ngo ubonye ishyano wasiwe, ko Satani akumanukiye afite umujinya n'uburakari. Kuko nuvuga ngo kuki Yesu yavuze iri jambo ngo ubonye ishyano wasiwe, kuko Satani akumanukiye. Ni ukuvuga ngo muri ya mikorere ya Satani harimo imigambi itari myiza, harimo guhemuka, harimo kwangiza abantu no kubahemukira. Ni ukuvuga ngo mbonye Satani amanuka ava mu ijuru, mbonye Satani amanuka mbonye Satani ava mu ijuru amanuka afite umujinya mwinshi. Bivuze ngo iryo jambo ndaza kurisoma mu kanya, reka dusenga Imana hanyuma ndisome nta ngorane, hanyuma dukomeze ikiganiro cyacu. Turagushimiye Imana yacu ishobora byose, Imana yera, Imana ikora.
Imana ivuga, Imana itabara. Tuzi neza ko izi mbaraga mbi z'umwuka mubi n'ibitero biremereye bigira imbaraga mu gushaka kurwanya uwo ari we wese n'icyo umuntu akora, rimwe na rimwe zigambiriye kumushyira hasi no kumwibagiza ibintu arimo. Ndasabye kugira ngo kino kiganiro Mana ukiyobore, tanga ubwenge n'umwuka wera w'Imana, mwuka ngereho, unshyigikira amavuta yawanzeho cyane, kugira ngo datumva kino kiganiro wese nawe Mwami asobanukirwe, abantu basohoke mu mwijima bamenye imbaraga zibarwanya n'uburyo ki bakwiye kurwana nazo bahagaze ku mavuta akomeye. Kandi data wa twese uhoraho, utsinde ubutware bw'abadayimoni bwose mu izina rifite imbaraga rya Yesu Kristo, maze umwuka wawe wera amanuke gukora ibitangaza ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Imana ibampera umugisha. Ni ukuvuga ngo Yesu asobanura ngo ubonye ishyano wasi kuko Satani akumanukiye. Bivuze ngo ni Yesu wabibonye kandi arabivuga. Mu kumanuka kwa Satani ntabwo yaje ngo yicare impfabusa. Benshi mwibwira ko ari guteza abantu ubusambanyi, kwiba, kwica n'ibyo byaha bindi, abantu bakumva bigarukiye aho hantu. Naho bwe yaravuze ngo muri Yohana 10:14 avuga ngo igihe kirageze. Abatangiye bavuga ngo nkwiye gukora umurimo w'abantumye hakiri ku manywa, kuko n'igihe bugiye kwira umuntu atabasha gukora. Mwijoro haba ibintu mw'abantu mwe biruta ibyo utekereza, biruta ibyo uzi, biruta n'ibyo ubona, biruta n'ibyo ubaho. Ibi bintu byitondere kandi ubyumve kandi ubimenye, uzirikane ko Satani ari we mwanzi wawe kandi ari we mwanzi w'ibintu bitari byiza. Nk'uko rero nakubwira ngo tusome rino jambo rigaragara muri Luka 10:18, ngo arababwira ati mbonye Satani avuye mu ijuru agwa asa n'umurabyo. Dore mbahaye ubutware bwo kujya mukandagira inzoka na skoropiyo n'imbaraga z'umwanzi zose, kandi nta kintu kizagira icyo kibatwara. Imana nishimwe cyane. Urumva ni Yesu wavuze ngo mbonye Satani agwa hasi ameze nk'umurabyo. Ubushize narabaganije nabwira ngo Sawuli abuze uko Imana imuganiriza, ahita agenda ajya gushaka abashitsi. Agenda nijoro ntawe umureba, ajya kureba umupfumu kugira ngo ashike amubwire ibyenda kubaho. Intego y'uyu munsi ngambiri impfu za kino gihe, gukenyuka kwa kino gihe, gutakaza akazi kw'abantu, ibikorwa byose biri kubaho ubona biva kuki? Hari n'ubuganiza atari ko ngiye byo ndabizi nanabisobanukiwe. Yesu ubwo aravuze ngo mbonye Satani amanuka ameze nk'umurabyo agwa hasi. Rero izi mbaraga mbi nagiye mishurirwa, ndagira ngo utega amatwi unkurikire. Uku kumanywa tuba dukora bino bikorwa, tutitwaje ya matara, dukora ibikorwa, abantu bajya mu ngendo, abantu bakora imirimo, abandi bahererekanya, abagurisha imodoka bahererekanya, amabanki akora, transactions zikora, iminsi y'akazi ikora, tukaryama tugasinzira. Iyo umaze gufunga amaso ugeze muri bya bitotsi byawe bya nijoro, ariho Imana ikuzanira za nzozi, Satani nibwo atangira gukoresha ingabo ze n'abadayimoni be bagategura ibintu bibi ku buzima bwawe kandi udasobanukiwe. Reka nguhe urugero rumwe. Uzandebere abantu barwara ku manywa, bafatwa n'indwara ku manywa, uzasanga ari mbarwa. Ariko umuntu araryama nijoro, mu gitondo akabyuka yarwaye atazi uko byamugendekeye. Ko waryamye uri muzima, kuki ubyutse mu gitondo urwaye? Ukaryama wuzuye n'umugabo bwacya mu gitondo intonganya zikaba, kandi mwaraye munezerewe, yewe n'urukundo mwaruganiriyeho, murenga n'iby'urukundo, mumenya ko n'urwo rukeneye kubakwa, ahari utwatsi muradupfuragura hose, ibintu bigenda neza.
ariko mu gitondo ukabyuka ugasanga mu rugo rwawe ibintu ntibiri ku murongo, abajura biba nijoro, abasambanyi biba nijoro nuko bateye, abakora ibyaha, abatwara urumogi, abatwara imitima y'abantu, abangiza ibintu byose, urumva bakora muri rya joro twe tutaba twasobanukiwe. Ariho Yesu yavuze ngo mbonye Satani amanuka ava mu ijuru ameze nk'umurabyo, ariko mbahaye ubutware bwo gukandagira inzoka na sikoropiyo, gukandagira imyuka mibi yose aho ikagera. Nuvuga ngo Yesu yari yabibonye uyu munsi. Rero mu birerero n'igishwe by'imbaraga mbi z'umwuka utera abantu, usanga abantu nuko abantu batari kubona bino bintu. Umuntu muraramuvuganye utejo uzankorera ibi, mu gitondo ati nabihinduye. Se yarabitekereza gute? Undi ugasanga mu gitondo ahindutse imigambi, ukibaza ibi bintu bigenda bite? Ukarana abana mu rugo zikari bazima, kumba ugasanga babana cwi imitekerereze bamaze kugenda yaratwaye. Kubera iki? Ntabwo uzi imbaraga z'ijoro, ntuzi nibikorerwamo, ntuzi nibiberamo, ahubwo umwanzi niho atangira gukora operasiyo. Abo bazica, abo bazahemukira, bazatsinda mu nzira, uko bizanamera. Narakubwiza ukuri ko umuntu ashobora no gupfa hariho ubugambanyi, kuko Imana ishaka ni ugutanga ubwami. Ibi mubye mubyitondera. Yesu yabwiye intumwa ngo icyo data yishimira ni ukubaha ubwami, kandi Imana ntiyaguha ubwami ukiri muzima, uhabwa ubwami wapfuye. Gupfa ushobora gupfa ndetse ukajya no mu ijuru, ariko se ba bantu usize mu rugo rwawe bo bagasiga bayeho nabi. Za nshingano zawe n'ibyo wakoraga n'ibyatuma gukora buri munsi ukabura bisize bizakorwa nande. Aha ntimukahavangirwe uhatekereza uhumve. Buriya Yesu avuga ngo mbonye Satani amanuka ava mu ijuru ameze nk'umurabyo. Ikimumanuye nta kindi. Kuki Kristo Yesu abereza ububasha? Aravuga ati mbahaye ubushobozi n'ububasha bwo gukandagira inzoka na sikoropiyo no gukuraho imbaraga mbi zose, kandi ntacyo muzaba. Urumva yari amaze kubona neza ubutware n'imbaraga za Satani mu kuza gusenya ahazaza hawe. Ariyo mpamvu mwe mu rurota muhinga, abandi murya inyama, abandi muri mu byaro, abandi mwambaye imyenda yashaje, abandi mwarasubiye mu ishuri, abandi muri kunywa amasupu utazi yariyo, abandi barya inyama utazi ubwoko bwabyo, inyama bibishya, abandi barara bafura n'ibibazo birukanka bagira gute. Ibyo byose bikunze kuza kuko umwanzi aba arimo agenda akora. Rero jya wibaza impamvu kuki umuntu apfa igihe mukabona agiye imburagihe. Data wa twese icyo yishimira no kuguha ubwami. Ikibanza ucyumve aho uri hose, ntunkurikire umwuga wera ministries. Icyo data yishimira nuko aguha ubwami wowe, akaguha ubwami. Ikimuri ku mutima ni ukuguha ubwami, ariko nawe ugomba kwisobanukirwa. Aya magambo nayo ndashaka ko tuyabona, ariko mbere yuko nyasoma ndashaka ko tubanza tugasobanukirwa izo mbaraga zikora mu ijoro. Kandi numva umwuka yantegetse kukwigisha, kugusobanurira no kukubwira ngo nyaboneka muri kubona impfu z'abantu batoya. Reba umukozi w'Imana Pastor Eugene, reba abaheruya batambutse, reba abantu bagiye apfa, abantu bakiri bato tugikunze tugishaka, ariko warangiza ntusobanukirwe ibintu. Ndashaka kubwira ikintu kimwe. Pastor Eugene umukozi w'Imana yakoreye Imana, ariko ko yabaye imfubyi kandi ajya ku muhanda, none nawe asize abana bari imfubyi atabirereye. Urumva ni ya karande ikurikiranye izamutse, ariko ko data yishimira kuduha ubwami. Nuvuga ngo umuntu wese ukijijwe maze gutungana, isaha yose yasarurwa, kandi yamara gusarurwa akigendera agahago bwa bwami. Ibi bintu bimenye, izi mpfu za buri munsi, ibintu bitungurana bitateganije utabonaga biri iwawe, umenye neza ngo ibi bintu biguha isomo ryo kumenya. Biragatsindwa kuba imfubyi, wabyara ukongera ugasiga imfubyi, ntabwo ubuzi igiteganijwe hirya aho ngaho. Biragatsindwa kuba iwanyu barashenye urugo nawe ukajya kurusenya. Nisoni kuba uyu munsi uri umudivorce nawe bakazadivorce. Nisoni nyinshi kuba ntacyo ugeraho kandi uvunika, ukabona nawe ugezeho ntacyo bagezeho. Biteye agahinda kubona mu ishuri waratsindwaga, abana wishyurira amashuri meza nabo bagatsindwa. Biteye agahinda kuba ntacyo udakora kugira ngo utere imbere, ariko umunsi ukisanga n'ubundi uri down. Ariko ibyo wabibona ntumenye ngo urarwana nande,
kandi Satani ntazaza ngo aguhagarare imbere ngo ugende. Satani akorera mu bintu, akorera mu bantu, akorera aho udatekereza, akorera mu nsengero, akorera mu bapasiteri, akorera mu baturanyi, akorera mu bakozi bawe, akorera kuri shobuja. Satani akorera ahantu hose abonye icyuho cyo kwinjira arakora kugira ngo ashyire hasi umuntu. Aha hibaze, Imana yaremye umuntu kugira ngo imuhe ubuzima bwiza, imuhe n'agaciro, imuhe n'icyubahiro, imugeze kure, inamushoboze. Ariko Satani nawe ahagura kugira ngo yangize umuntu, yangize ahazaza, yangize n'ubuzima bwe, yangize n'icyerekezo cye. Ibi rero ni ibintu bibiri bihura kandi bifite imbaraga. Umuntu agomba kubanza gutekereza no kumenya igikwiriye cyakozwe mu nyungu nyinshi zitandukanye, kuko buriya mu bintu njya nkubwira umuntu w'Imana ndetse mukozi w'Imana, aho ukwiye gusobanukirwa bino bintu ukabyumva kabiri n'ijambo ry'Imana ngo mbonye Satani amanuka ameze nk'umurabyo. Umurabyo ntiwawuhagarika, umurabyo ntumamenya nuko ubona uciyeho ntuvuga, ariko azanywe n'iki? Ni ukurandura, ni ukurangiza, ni uguhanagura, ni ukuvanaho ya mahirwe y'ikiremwa cy'umuntu Imana yiremeye, ni ukumwambura bwa buzima, ni ukumwambura bwa butabazi, ni ukumwambura bya birere, ni no kumwambura ka gaciro. Uyu munsi ariyo mpamvu wicaye mu gahinda ntangere, wicaye mu gahinda karenze urwego bagatekerezagamo, wicaye mu gahinda gakomeye ku buryo ubura n'ibisobanuro, kaguteye kutarya, kutanywa, kutambara ngo uberwe, ntabwo wishimye, ntunyuzwe n'ibintu urimo, ntunyuzwe naho werekera, ntunyuzwe n'ibiri kubaho cyane, mbega ntunyuzwe namba. Kubera iki? Kuko Satani yamanutse kugira ngo aze yangize ibintu byawe kandi abyangize mu buryo buteye ubwoba. Noneho wisange mu kigwi cy'ibyishimo wambaye wa mubabaro, mu kigwi cyo kurera abana bawe Satani akwiba umugore cyangwa yiba umugabo, usange bigiye gusaba kuzashaka kabiri, kandi muri wowe warahiye kumva udashaka uzashaka kabiri. Sinzashaka umugore wa kabiri, sinzashaka n'umugabo wa kabiri. Nanone kwase uzemera gupfakara ukiri muto, ese numara gupfakara uzagumaho? Naryo ni ihurizo ukwiye kumenya. Ariko usanga abantu duhumirije tutamenya ngo hari ibirere bibi. Yesu ubwo ufite ububasha yaravuze ngo mbonye Satani abamanukira, kandi mu kumanuka kwe afite umujinya n'umuriro. Mubonye ishyano wasiwe. Isi ifite ishyano, kandi iyo bavuga ngo ubonye ishyano wasiwe, ntabwo ari ubutaka, si ubutaka bw'u Rwanda n'Uburundi na Kongo, no, nitwe abantu turi ku isi tuyirimo, dufite akaga. Bafite aho boperatinga muri rya joro. Iyo tubikusobanurira ku bumwe bw'abera ministries, tuba tugira ngo umenye bwa bwenge. Warongoye kugira ngo wishime, urugo rwakubereye itabi, rwakubereye igisura, rwakubereye igishushuti, urugo wumva wasohokamo kwirukanka, niyo utekerejwe gutaha mu rugo nturutahamo. Urugo wifuza kubaka urukunze urunezerewe, umugabo arinjira ukumva rutwa nuko yahaguma. Ati yaguma naho yarari ntatahoke. Babana wibyariye ukumva urashaka ko bazakubera ishema. Uyu munsi batekere izo nza gufata ukumva nawe utinye kubwira abandi ngo nabyaye abana, ukumva ubuze n'icyo uvuga, ukabara n'icyo usobanura, kuko muricaranye. Warize nta kazi wabonye, none nabo abana be nabo muricaranye mu rugo. 40 irahari, 20 irahari, 50 irahari, imyaka ibasaziyeho, kandi buri munsi urasenga. Ariko ibi birere ntago uri mu byumva. Arahabwa ngo nabonye Satani amanuka afite umujinya, ariko nanjye mbahaye ubutware. Rero kuba umwanzi yakurwanya ugapfa ni ibisanzwe. Tureba abakozi b'Imana bagiye amaze kwitaba Imana n'abandi bantu bose. Duhere n'abantu badakijijwe bayitabye n'Imana, abo mwitangwa n'abapagani mukabaciraho iteka ngo n'abapagani, nyamara mujye mwitonda. Abapagani tuzabona mu ijuru murinde gake, kuko hari ibintu bitatu bizagutungura. Abo wibwira ko uzasangayo ntubaboneyo, nabo ukeka ko batajyayo ukabasangayo. Icya gatatu nawe kizagutangaza ni ukwiburayo uzi kuzajyayo, no kwibonayo uzi kutazajyayo. Semanwa wabyumvise noneho? Ntago ashaka kuvuga inyuma ya kamera. Buriya hari ibintu bizadutangaza. Kandi nashubije mukozi Imana mwe namwana wari mwarabasuhuza n'ubwo inyuma ya kamera. Hari ikintu kizatangaza abantu. Kubona abantu mu ijuru wakekeraga ko kutazarijyamo. Kabiri, kubura abantu mu ijuru
wibwira ko bazaba hari byanga byakunda. Gatatu kizagutungura ni ukwibura yo yikekagayo cyangwa kwibona yo uzi kutakagiyeyo. Naho uyu munsi wa none abo mwita abapagani mushobora gusanga ari nabo bakristo banaturusha ubukristo buzima. Mushobora gusanga nazo nyangamugayo kandi biravuga ngo imfura zo mwisi n'izimana yishimira kandi ubupfura nibwo bunyangamugayo. Nyamara ushobora gusanga yakobo yaravuze ngo abo si abantu ahubwo ni inyamaswa abantu. Dufite inyamaswa barokore. None se y'umuntu akuroga yakugambanira yarangiza ngo umutere haleluya 3 mushyireho izimirambararo mushyireho iziryamye akaguteresha haleluya kandi yazanye uburozi akakuzamuza amaboko mu Imana icyubahiro kandi azikapfunyitse inkota ari bukujomba usinziriye. Ati vuga ngo byina ngo tamba byina kumba azi ko we afite ikirozi yapfunyitse intambwe yatari gutega imitego. So ibi bintu rero bizagutungura kutibona mu ijuru wikekagayo, kwibona yo utikekagayo, kubura abo watekerezaga no kubona abo wibwira ko batakagiye kandi bakajyayo. Navuze ngo muri abo bantu bose bagiye basize abana baze gupfora umwana mutoya. Umwuka wo gukenyuka ntabwo abantu babasha kuwusobanukirwa, kandi mu bintu bya mbere bibabaza umuryango bikabaza igihugu nuko akenyura Satani, akenyura abantu bakiri bato bagikeneye mu nshingano kugira ngo wa mwuka mubi cyangwa twabe muri za karande bwa bupfubyi, abana kutabona buzukuru. Urumva y'umuntu apfuye asize akana gatoya kazakura katazi se neza kamureba mu ifoto n'amavideo n'ibindi, wa mwana namara kujya gushaka umwana yifuze kureba sekuru ajye kureba ku mashusho ariko umunsi ko byakabaye. Kuki uyu munsi umwuka wo gukenyuka gupfa kw'abantu bakiri bato, kurangira ko abantu badabona ko bagikenewe n'igihugu bakenewe n'umuryango n'abana nabo n'ukubera iki? Ni bya bindi twabayemo nanjye, nkuko nanjye ntazi sogokuru, nkuko ntawe namenye kuva navuka nasanze ntawe uhari. Ni nkuko noneho n'uwanjye mbyaye niba atashobora kubona sogokuru, njye narireze nanjye kundi gusaba Imana ngo ndinde umwana wanjye ntabizamere bityo. Bisaba iki? Nuko namaze kumenya ngo hari ibirere byifuza ko abagabo dupfakara, niba ari ugupfakara tubura abagore bacu bagapfa, byifuza ko abagore mubaho mwapfakaye. Hari ibirere bya Satani byifuza ko mupfusha abana ntimugire abana kandi mwarimu bafite. Hari ibirere byo kwa Satani bitwara abana mu biyobyabwenge, mu rumogi, mu gusinda, mu busambanyi, mu butinganyi, batwara abantu mu businzi bwabo n'ubwo bwo hejuru. Ukabona abantu barapfuye, bimwe musanga bikiraho za tatuwaje biyandikaho byose bagira gute, ariko jya utinya kuba umuntu afite tatuwaje badashobora kumufata amaraso. Narabyumvise ndumirwa, njye ntago nari mbizi. Iyo umuntu ufite tatuwaje ntabwo ushobora gufata amaraso hohe kwa muganga kubera iki se? Ibintu byagiye mu maraso agasangishaje nk'uruyongo cyangwa ishokoshanije ikiyoka. Tekereza ayo maraso yamaze kuyafektamo iyo nzoka muri ubwo buryo. Ukuki niba kwa muganga badashobora gufata amaraso umuntu ufite tatuwaje, ariko hindukirira abana bawe, hindukirira umugore wawe, na hindukirira bene tatuwaje nubwo yaba ari umutima nayo ntiyemerwa. Ibyo byose ni ibirere birwanya abantu ariko abantu batabizi. Abana bacu duheruka tubahereza ama internet tukabaha ibyo bashaka byose kuba afite ubushobozi, akajya mu cyumba ngaraganira na bagenzi be, ntuzi ibyo ari guteresharija, ntuzi ibyo ari makora, kuko nta bundi buryo umwanzi we yamanutse afite umujinya wo kurangiza no guhona ikiremwa muntu, kukirangiza umuryango gahona neza burundu ukavaho, abantu bakabijuje. Ugasanga umuntu wari muzima atekereza, aragenda apfa mu bwonko umureba, aragenda arangira mu bwonko umureba, aravuga amagambo acuramye, aravuga ibintu bitavugika. Ngaho abasaza bagiye gusamba n'abana babyaye bahagiye ngo nibashuga dada giyo ngiyo, ngaho abakecuru nabo bari kwashuga mami ne barashaka twa dusore ngo tukiri dutoya. Ukibaza ngo utwe yabyaye two turimo turakora ibiki? Cyonzi cy'uwo mwuka mubi w'ubusambanyi bw'abantu bakuze ndetse abari bakubagabo n'abagore, ni umwuka mubi abantu bataramenya ko iyo byaha burya uwo mwuka uzenguruka imyaka irenga 400 mu muryango. Cyaha cy'ubusambanyi ibintu ntabwo abantu bashobora kubyakira ngo babyumve. Iryo rari rituma umuntu ajya gushaka umwana byaye, ntunamutwaye mu rugo ngo umugire umugore, ahubwo kumutwara muri rogi n'ahandi hose umushikisha agatelefone touch. Babyeyi inshuti z'Imana mukurikira ubumwe bw'abera ministries, niki gituma utaba maso ngo kanguke umenye ngo twaratewe, twaratatswe, twarahagurukiwe, tumerewe nabi, Satani yamanutse
abana batubeshya ko bahari ariko ibitekerezo byaragiye, batubeshya ko twicaranye ibitekerezo byaragiye. Uyu munsi umugabo akubeshya ko hari ariko yamaze kugenda, umugore akubeshya ko hari ariko arimo apanga kugenda, abantu bakubeshya ko muri kumwe ariko ntaba mpari. Kubera iki? Ni za mbaraga mbi cyane z'abadayimoni ziri gukora mu birere bikomeye, zinyuze muri za karande, zinyuze muri wa muvumo, zinyuze muri ya mico mibi, zinyuze muri ya migenzo ya kera, zinyuze muri za ndasago, zinyuze muri bwa burozi, zinyuze muri kwa bugambanyi, kugira ngo ikiremwa Imana yiremeye yahaye uburyo uyu munsi gihure n'ikibazo. Hamwe usanga abantu bataryohewe, ingo z'abantu zirakaga umuriro, bipfunsi biri hafi, n'abatarwana baracitse ariko siko nta ntambara bafite barazifite. Hari Satani wahagurutse w'imbaraga mbi yo kugira ngo ananize, acogoze, abuze abantu ndetse icyerekezo kibure. Kubera iki? Icyo agambiriye nuko duhora tubabaye, turira, tutishimye, dufite wa mubabaro uhoraho, umuntu yisangamo agenda akamufata. Kubera iki? Kuko habaye ikintu gikomeye. Rero nshuti z'Imana mwe mudukurikiye, navuze ngo ndagusomera ijambo ngo mbonye Satani amanuka. Satani ni umugome. Njye ndashaka kukubwira impamvu dushobora gupfa kandi Imana ikabyemera. Ndashaka gusomera ijambo rimwe. Iyo usomye Luka 12:32 hatubwira ngo mwamukumbi muto mwe ntimutinye kuko so yishimira kubaha ubwami. Wa mukumbi muto ukijijwe, ntimutinye kuko data yifuza kubaha ubwami. Ntawe uhabwa ubwami bw'ijuru akiri muzima. Ni ukuvuga ngo urupfu rwose wapfamo, uburyo bwose byabaho, icyo Imana ikeneye ni uko ibishaka kugira ngo isarure wa muntu, imuhereze ubugingo n'ubwami yamwemereye. Ariko umenye ngo uragiye. Iri jambo niribabwiye mu byanditswe cyo cyambere cya Samweli 2 ibwira uwitwa Eli ngo nta wawe uzarama, bazajya bapfa bakenyutse. Ibyo urarimo byumva ko bisobanuka ibyo bintu. Uyu mwuka wo kubaho mu bupfubyi, mu bupfakazi, kutagira umuryango, kutagira famiye irambuye, utabonamo sogokuru, utabonamo papa, utabonamo mami, banyokuruza wapi, ntibihari. Kandi si uko bapfuye bapfuye kubera ko si uko bapfuye ko bakuze, ahubwo ni ugukenyuka mu myaka 25, 15. Hari umukobwa nabonye ejo bundi wapfuye afite imyaka 14, hari unabonye afite imyaka 13, umwana w'umukobwa arwara icyumwe arapfa. Nyumvira ibyo bintu, kandi uwo mukobwa bari afite umwana umwe wenyine gusa, kandi umwana bafite nta wundi bafite wundi, biragoye, ntibazi ngo bazamubyara gute. Urumva rwa rukundo rurabuze. Ibyo byose izi mpfu muri kureba Satani ziri inyuma, kandi abifitemo imbaraga. Icyo Imana igitanga ni iki? Ni ubugingo. Ko ikibiravuze ngo data yishimira kuduha ubwami, data yishimira kuduha ubwami. Lazaro yarapfuye ariko Yesu arasobanukirwa, araza aramuzura. Burya kuba yarapfuye akamuzura nuko wari umugambi wa Satani, ndetse Imana ishaka kwerekana umurimo wayo. Apfuye ariko Kristo we araza aramuzura. Data yishimira kuduha ubwami. Buriya hari ikintu ukwiye kumenya, tubasha kuganiriza. Burya nyiri umurima iyo asarura uko ashaka. Bimwe ararandura, ibindi agatema, ibindi akavuna. Uko basarura ibigori siko basarura ibishyimbo. Nuvuga ngo umuntu ugiye gusarura amasaka ntabwo arindira ngo yose yere. Hari ibyo atema neza, hari ibyo arandaguza, hari ibyo ashikuza, hari ibyo yufira, hari ibyo avanamo. Rero urupfu rwa buri muntu tugomba kurwitonde. Arasaruwe, aravunaguwe, arashikujwe, bamurekeyemo ngazere. Umuntu kahamenya nkuko nyiri umurima yasarura ibigori cyangwa amasaka agira uko atema yose, nateze na yeza agashyira aho ngaho. Ibi rero kino kirere cy'abazimu n'abadayimoni, menya ngo mpomba nte
kuki mbayeho nabi, kuki ndya nabi, kuki ubuzima bungoye, kuki nagiye hanze gushaka ubuzima bukanga bukamperekeza, kuki ndi kurira mu modoka niguriye, kuki ndi kurira mu nzu ndyamyemo niyubakiye, kuki ndi kurira mu nzu y'inkodeshanyo ko nayo ni iyawe, ko nyiri inzu nta burenganzira ifiteho iyo bamaze kumwishyura iminsi 30 kinzi biri mu ruhande rwawe, uzanacungure ko ntiyapfa kwinjira mu nzu yawe uko yiboneye kabone nubwo yari yubakiye kubera ko urayikodesha ukamuha ubukode. Kuki ndirira mu bana nibyariye, kuki ndirira ku mugabo wanjye wakambereye umunezero, kuki njya kwakira ibyiza bikancika, kuki njya gusingira amahoro akagenda, kuki bahora bantera ndwaye umutwe udakira, rya hembe ryo mu rubavu bari gutera ntubimenye kubera iki byakozwe mu ijoro, wewe una habari nta makuru ufite, no kuryama usenze byarakunaniye, guhagarara ku muryango byarakunaniye, mu gitondo gihe ugasanga hari raporo zibishye gusa. Ninjoro waryamye raporo zitabishye, ariko mu gitondo wabyo ugasanga raporo zigize gute zabishye. Kana kuri he ngwenda rwaye, ntujya singiye ndarwaye, ese kutankoreye ibi ntago byashobotse. Ukabyuka mu gitondo ukabona message ukazi ngo uyu munsi ntuza akazi kahagaze, uze tukubarira ibyawe wigendere. Ukumirwa mu gitondo ati rero musore rero nzabitekerezaho yuko ubukwe tuzabukora. Umusore ati sawa uzambwira. Mu gitondo umukobwa ati nabivuyemo. Cyangwa mu gitondo ukumva umugabo ati nabivuyemo sinkibanye nawe. Data wa twese uhora mwasinye kontra, ariko muri cya gicuku cy'amajoro cy'imbaraga nibwo Satani akora operasiyo zikomeye zo kwica, kugena bazapfa, uburyo bazapfa naho bazagwa, mbega agategura ikintu kibishye. Hamwe tubyuka mu marira, tubyuka mu gahinda, tubyuka mu ngorane, tubyuka twumva amakuru adasanzwe, twumva ibintu birebire, twumva inkuru zipfuye, twumva inkuru z'abadayimoni. Muzari ibintu biba nijoro, joro nta butabazi buhaba, nijoro uvuza induru ntawo gutabara, nijoro ntawakwegera ku manywa uvugije induru abantu barakubona, abantu bagutabara, abantu baguhamagara, abantu bakwegera, kuko ijoro habamwe ibintu bibi. Imana itugirire neza kandi Imana itwiteho, kuko mu ijoro niho haba mwuka w'ubugambanyi. Rero nshuti zanjye bakunze umwuga bera ministries, arabwira ngo ariko ngo ntimwishimire ko abadayimoni babumvira, ngo ahubwo mwishimire yuko amazina yanyu mu itabo yanditswe mu ijuru. Muri uwo mwanya yishimira cyane mu mwuka wera, aravuga ati ndagushimiye Data mwami w'ijuru n'isi, kuko wabihisha abanyabwenge ukabihishurira abanyabwenge n'abahanga, ukabimenyesha abana bato. Ni koko Data, kuko ariko wabishatse. Byose nabihawe na Data, kandi ntawe uzi umwana uwe ari we keretse se, kandi nta nuzi se uwo ari we keretse umwana n'uwo mwana ashatse kubimenyesha. Imana ibaho umugisha. Urumva iri hishurirwa ntabwo wapfa kuribona. Kuribona bisaba ko umuntu abisobanukirwa, kandi Imana yashimye ko tubaganiriza. Va muri uwo munyenga w'abantu ngo Yesu yarangije ibintu, Yesu yarangije ibintu. Aha noneho twarebaga ikitwa nijoro, aho nkubwiye havuga ngo Yesu aca umugani, aravuga ngo Imana itugire neza cyane, ngo nuko abacira undi mugani, aravuga ati ubwami bwo mu ijuru, bikaba mu 25, nuko abantu basinziriye. Reka dusome. Nuko abantu basinziriye, umwanzi araza abiba urukungu mu masaka aragenda. Abantu basinziriye, araza abiba urukungu mu masaka. Umuntu yahinze, yashyizemo imbuto, byose byabayemo, arangije ngo araza, ariko ijambo bita basinziriye. Mwibuka abakobwa b'abanyabwenge basinziriye, amavuta arashira. Ibitotsi bifata Aburahamu ku kirengarenga, ibisiga bigwa ku gitambo. Utuka asinziriye aho bukamwidirishya. Abasinzira nijoro niho abatasi bakora mu rwego rwo hejuru.
arendesha ko ita imbaraga z'ijoro ku kiremwa muntu. Imbaraga z'ijoro n'abantu batwara iby'uburozi, batwara ibintu biremereye, intwaro ziremereye, gutegura kwica ubuhemu byose sakena bujya gucya mu gitondo aferi bazishoje zose mbi, ariko zishorewe n'umuntu ukomeye cyane, umukuru wazo w'ingabo udafite icyo amaze witwa Satani, uwatera ubwoba bataramumenya. Natwe araduhiga amanywa nijoro, mu gitondo ndokotse impanuka ya moto numva ndumiwe, kandi Satani yaraje ku buryo bigaragara abadusimbutsa turare nzira tugwe mu nzira, kuko tuzagumya duhishure bino birere bya Satani kuzageraho wicara ukamenya icyo ukwiye gukora. Biriya tubwiye ngo abantu bamaze guhinga, bamaze kubiba, basinziriye, baragenda bararyama, bumva babibye, umurimo warangiye, bumva bahinze, bumva batabaye, bumva ikintu cyose bagikoze bategereza. Ariko ninjoro basinziriye, ninjoro baryamye, ninjoro bisinziriye batuje, umwanzi araza bibura urukungu muri ya masaka. Umuntu yasohoye imbuto, yahinze, yabibye, yashatse urugo rwe, arimo ararukorera, ariko inda yazitwaye ibyo yagavunikiye. Umugabo arimo arakorera urugo rwe, ariko umugore aratuba ati dutandukane. Urimo urakora ibintu, ariko urabona aho ugera n'ubwo abana be bakwiba. Umubyeyi agasiga afungiranye laptop, agafunga imashini, agafunga ibintu byose kubera abana yibyariye mu nda ye bakwiye kumushimisha, bakamuhesha icyubahiro, kumva aranezerewe, nawe akirata imbere y'abandi babyeyi. Ariko uyu munsi ufite isoni zo kubera iki? Usiga ukinze neza burundu, kuko nubisiga urasanga babyibye. Mu gihe wakarangaje inzu abana bakisanzura, ariko ukaba suppose yo gukinga icyumba, guhisha ibintu no guhora ucunga ngo barabijyanye. Ibaza umwana wibyara uti nishyiraho telefone arajyana, nishyiraho shaje arayijyana, barabitwara. Kubera iki? Agiye kuyanywesha urumogi, agiye kuyakoresha ibindi bintu. Nyamara warabyaye, watwise nk'abandi babyeyi, data we, gusama inda nk'abandi babyeyi. Ariko ukimara gusama inda, Satani araza bibura urukungu, aciye muri karande n'imivumo, aciye muri bya bintu bakwanga, araza amena urukungu muri bwa buzima. Abantu basinziriye mu ijoro, nyabuneka ijoro niyo mpamvu abantu bakunda gusenga saa 9, agenda bubaha cyane. Abakunda gusenga nijoro genda bubaha cyane, kuko baravuze ngo yemwe mw'abagabo mwe musenga Imana, muhagarara ahera nijoro, ngo mutunge ibiganza ahera h'Imana. Bahagarara mu nzu y'Imana nijoro. Kuki tavuze ngo kumanywa se? Kuki Imana itavuze kuyavuze nijoro? Ijoro ribihisha ibintu byinshi by'umwijima, ribudikiye ku buzima bw'umuntu kandi ntubimenye. Baryamye basinziriye, wakoze business ya urabiba, ushiramwe amasaka, urabiba business ya urabiba, ariko mu gihe usinziriye, kandi n'ibitotsi bya nijoro ndi kuvuga, ariko bizana za mbaraga. Ariko ibyo mvuga ni ibitotsi byo mu mwuka, maze Satani akaza akabibamo urukungu muri ya business yawe. Ngizo za cyamunara, ng'iby'ibihombo, amadeni adashira, gahinda kadashira, gukora ukabura icyo kugeraho, wo ku ruhande restaurant iratera imbere, yawe yahagaze, imodoka mwagura rimwe n'umuntu irimo irunguka, yawe ntiyunguka, banke zikuri hejuru, amadeni akuri hejuru, nta kintu namba ufite gibasha gusapotinga ubuzima bwawe, ahubwo urimo urisanga mu bintu by'ibikomere biremereye. Aho rero wagombye kumenya ngo izi mbaraga ndwara nazo nizi, ngo ubamaze kuyabarange tubyarira abana bacu, tuzi ko tuzabashyingira, ugasanga kuzaniye umwana utateganije, utaza hakuye, yamubyariye iyo ngiyo nta makuru, we ntiwabyaye abana muri ubwo buryo, wari wisa nk'umuntu wirinze witeguye, ariko ukisanga deja waguye muri wa mutego wa wa muntu, kandi utamubye kuba wakaguyemo, ukavuga utari kuki ibintu binjeho habaye iki? Nshuti yanjye wo nkurikiye, wowe kuri kimwe gabera ministries, ninjoro baryamye basinziriye, umwanzi araza ajugunyamo urukungu, araza ajugunyamo urukungu. Nibwo uzasanga bazanye inzoka zipfuye ku muryango, bandi bazana ibipfunyika ku muryango, ntawe ubizana ku manywa, bacunga ijoro mwasinziriye. Kandi mu gusinzira kwacu ntitwiragije n'Imana, ntacyo wakoze kugira ngo Imana irinde abantu. Ibi birere ntimubyumva. Satani agategura umugambi w'urupfu rwawe, kandi hari Imana ibyihorera ugapfa, kuko icyo Imana ishaka ni ukuguha ubugingo. Ibyo rwose ubimenye. Icyo data yishimira ni ukuduha ubugingo, ibindi byose ni ubushake no kubikorera tukanisobanukirwa. Rero Imana ikugirire neza. Basinziriye, wateguye mariage, ariko mu gihe usinziriye umwanzi arazasukamo urukungu. Utegura kunezerwa, umwanzi arasukamo urukungu.
utegura amahoro mwasoza musukamo ashyiramo urukungu. Nuvuga ngo mu mipango yawe, mu mikorere yawe, nyaboneka nshuti z'Imana, we nkunda ndi mumubwira kumwe bwabera ministries, navuze nk'ikiganiro ndemera nkigire kirekire, ariko nibura ugifatira umwanya ukibaza. Reba uwo mwari muturanye, reba abana mwiganye, reba abagore mwiganye, reba za nshuti mwabanaga, reba ya miryango mwabanagamo, tangira uhindukire. Bari nabeza kuturusha ubwiza, bari bafite n'imbaraga kuturusha, bari abanyabwenge kuturusha, ariko uyu munsi ntitubabona, kandi cyabajyanye ntaho cyagiye, natwe kiraduhiga. Icyatwe abana baturanye bakajya mu biyobyabwenge, nabawe ntugire ngo hari icyo wakoze kirenze. Nuvuga ngo turi mu byago bikomeye, abantu basinziriye ibitotsi byo mu mwuka, ntibabasha kumenya ko barimo barwana n'imyuka mibi. Ijambo riroroshye, jya mu Efeso 6 umurongo w'10, kuko tudakirana n'abantu, ahubwo dukirana n'imyuka mibi ifite ubushobozi, kandi bakorera ku bintu, bakorera mu kutubabaza ngo dukene, twifuza amafaranga, bityo tuyabone mu byose, kutwambura imiryango, gusenya umuryango, kubaho mu mibabaro, aho umuntu avuga ati sinejejwe n'ibi, icyampa nkipfira. Iyo ugezeho usaba urupfu ngo ruze, ntabwo uba wumva deja ko wamaze gutangwa, n'ubundi uba wanapfuye. Burya nubwo tukubona ubugenda uvuga, ugenda uririmba, ariko warapfuye kuko wifuje urupfu. Nta muntu muzima wo kwifuza icyo azabona. Urwego rusaba ko wifuza urupfu bisobanura ngo warangiye, wanapfuye, byakurangiye. Kubera iki? Wifuje icyo uzabona, wifuje ikikuri hafi, ufite itazakujya kure, wifuje gupfa, kandi gupfa ntibigorana. Rero biragatsindwa kwifuza icyo uzabona. Umuntu wese wigiza nkana nusaba urupfu ngo ruze vuba, n'ubundi uzanapfa. Uba wigiza nkana kuko urasaba n'ubundi bizaza utabisabye. Rero wabibye imbuto, nko gusaba ubukene, kandi bo buraza nyine, kuko buriya mu bintu mu ntwaro hirya y'ibyo twita ubwoba bwa Satani, ahita aca mu ntwaro zikomeye: guteza abantu ubukene, guteza abantu urupfu rutunguranye, gukenyuka, kurwara bihoraho, no kwangwa n'abantu, no kurogwa, no kubura icyerekezo, kugira ngo tugire ubuzima bubabaye. Nyamara Yesu yaje kugira ngo twishime no kuba muri iyi si. Rero hari abantu urugo, ubuzima, business, imibereho, inshuti binanira, yarangiza ati giye twumvikana, ndumva kubaho ntakibishoboye. Kubera iki? Wasohoye imbuto urabiba, sohora imbuto urabiba, ariko mu gihe utazi usinziriye, umwanzi abibamo urukungu. Wari uzi ko wabibye urukundo rwabaye urwango, wari uzi ko wishakiye umugore uzakuba, ariko uyu munsi aguhagarara ku mutwe, aturutwa n'imbwa. Ntamuhaye mu bwengewe, ntabwo ujya ntinya. Afite umugabo wanganira ati giye mfite ikibazo, ntabwo nabwira ngo umugore ndamukunda. Umugore n'umbwira ngo gahunda niyi, avuga ati ngaho ngwino mu gihe abishakiye. Wakoze ibintu Satani amenamo urukungu. Reba rya duka wari ufite, warabibye urakora, ariko usinziriye mu mwuka. Kutamenya gutanga icyacumi, kutamenya gutanga amaturo, kutamenya gutanga ibitambo, no kumenya guhagarara ku cyo ukora, kutamenya kubiba, byakunyaza ibintu byawe, kandi amasisho ugiye kuyagwamo ku manywa na nijoro, buri munsi. So rero mu ijoro niho imbaraga za Satani zigenda zikorera. Na Nikodemu yibeshye ko Yesu ameze nk'abandi, amusanga nijoro, wahita mukosora, amuga ati ntushobora kubona ubwami utabye bwa kabiri. Bagenda nijoro, bantu babandwa nijoro, abicanyi bagenda nijoro, hari n'abandi bakora ubusambanyi bw'uburaya nijoro ku mugaragaro ku muhanda. Wari wabona hari indayiteze abantu ku manywa, ariko ijoro aba yateze, bambaye utwenda tugufi, imbeho yabishe. Ibaze wa mugabo wahaye urukundo, wabibye urukundo, akagenda mu modoka arungarunga, wambaye akajipo gato, atangira gutoranya, kandi ibyo agiye gushaka ku ndaya nibyo asize mu rugo, yanabitangiye n'inkwano. Ibintu iri joro riragusaba kuba maso. Abantu babyuka barwaye, babyuka abana barembye, umwana akaryama ari muzima, nawe ukaryama ari muzima, ariko mu gitondo mukabyuka abantu twashize. Ese bibaza nijoro niho indwara ziba? Ahubwo mu ijoro niho haba operation za satanike zose, izo utazi n'izuzi. Mu ijoro
n'agahenge dufite. Niba abarokore barara mu makesha, n'agahenge dufite. Niba abantu barara basenga nijoro. Niba Imana yavuze ngo bantu muhagarara mu nzu y'Imana nijoro mutunga amaboko ahera. Ni Zaburi ya Dawidi yaririmbye. Kuki atavuze ku manywa se kandi birirwayo? Nuko mu ijoro haba hacecetse, abasenga bacecetse, ababwiriza bacecetse, abaririmba bacecetse, amaradiyo yacecetse, Satani akabona umwanya wo gutwara ubutunzi bw'abantu, gutwara ibitekerezo by'abantu, abana akabajyana ku nyanja ntubimenye, aho gutwara umugabo ntubimenye, mu gitondo ukabyuka usanga isi yamaze kuba nk'ikibazo ku buzima bwawe, ndabigenza gute? Ndimo negera ku musozo w'ikiganiro, ndashaka kumenyesha ibintu bitatu bikomeye. Ese ikintu kimwe, wowe ubwawe mbwira indwara warwaye zigufashe ku manywa. Wowe ubwawe umuntu akaryama agasiga abitse ibintu, bwacya agasanga bapfumuye inzu binjiye, kuko operasiyo zakozwe nijoro, operasiyo satanike zikorwa nijoro. None mwibarize, ujya wibuka kuryama usenze? Abacuragura ryari? Muzanacunga nta muntu uhereza ihembe ku manywa, bari muhereza nijoro. Nturaryama ugasanga hari n'abantu banaryama, waryamye ku mashuka meza, washashe uburiri bwawe neza, ugacya ugasanga wacitse ibisebe, baguteye indasago ku mugongo, ukibona ahantu bavuye amaraso kandi udategetse. Ninde wanciye indasago nijoro? Nyine bagukoreho operasiyo ko ntaho umwuka muba atinjira. Ntatinya inzu, ntatinya amakaro, ntatinya igeretse, ntatinya nyakatsi, ntanatinya ekadastre, ntanatinya aho waraye hose. Ukisanga ufite ibikomere ku mubiri, ukisanga amenyo yajegeye, ukisanga warwaye umutwe udakira, ukisanga warwaye umugongo udakira, ugasanga mu kigo cyo kujya kwa muganga ku kazi ubyukiye kwa muganga kandi waryamye nta kibazo wari ufite. So rero mu ijoro hari ibintu bibi abantu b'Imana muguhe kumenya. Niho Satani ategurira bagiye gukenyura, bagiye kwiba, bagiye kwambura abana, bagiye kugusha hasi, bagiye gutwarira abagabo, bagiye gutwarira business, bagiye gutwarira imodoka, agapanga impanuka, agapanga ibyago kugira ngo zakarande zigira imbaraga muri twe. Yesu avuga ngo Satani akumanukiye afite umujinya mwinshi, aje nk'umurabyo kugira ngo abuze ibintu. Wo usinziriye, wari usinziriye ukunguru ujyamo, warasinziriye muri dekorasiyo ukunguru ujyamo urahomba, wari usinziriye umwanzi afata amazi yawe meza araza arayatoba, wari usinziriye ibyo wateje gukora Satani araza arabitoba. Ibyo ni ibintu bigaragara ko umwanzi sekibi, inkozi y'ibibi na Satani uburyo bwose yaje nawe agafata bya bintu byawe wari ufite akaza akabiba mu rukungu, ukabona amasaha akomeye. Ijoro ridasengewemo neza, ryihariye imikorere. Noneho burya mu masaha 9 ni ibirere Imana yampishuriye. Muri rya joro haba hariho guhererekanya imitima y'abantu n'imitekerereze y'abantu. Satani abakora transaction za nijoro, aho niho abantu bibwa inyenyeri zabo, ko nta nyenyeri yaka ku manywa, nyenyeri yaka nijoro. Nyenyeri y'ubuzima, nyenyeri y'iterambere, nyenyeri y'imibereho, nyenyeri y'ubuzima, nyenyeri yaharemereye, nyenyeri y'ibikomeye. Umuntu akayamburwa kuko muri rya joro habaye ikintu kibi. Niho abapfumu bakora, niho abaragura bakora, niho abaterekera bakora, niho abantu bakira, niho abanini bakora, niho abakinda bakora ibyo bintu, niho abagambanyi bakora icyo kintu. Ahihishe mu mwijima ngo kugenda habona ntayoba, ari kugenda mu mwijima aratsitara. Rero nambwire ngo ijoro ryakubuditse ntibabibonye. Noneho ngaruka, ese ibimenyetso navuze n'ibindi ntavuze ujye ubyibonaho. Urabona ukuntu wabibye urukundo hakazamo urukungu, urabona ukuntu wibyariye utwana twiza urukungu rukajyamo, urabona ukuntu business yawe hajemo urukungu, urabona ukuntu mu itoro ryajemo urukungu, wari wabibye ari kurasinzira. Rero umwanya wa none nkuganiriza, ndi hafi gusoza, ndagira ngo wongere uhindukire
ugire ubwenge, ugere na kure, usobanukirwe umugambi w'Imana ku buzima bwawe, usobanukirwe icyo Imana yifuza ko wageraho, kuko ni wowe uremerewe, ni wowe ugowe. Muri iri joro tuvuga abantu bakoranaho. Uzarebe na poromosiyo zo guhamagara ziri mu ijoro kugira ngo abantu bateretane muri iryo joro, babura ibitotsi byo kuryama, babura umwanya wo kuvuga. Byose biradufavoriza bikanatworohera, tukabona ko ari poromosiyo koko. Ariko ni ya poromosiyo iri bukubuze kuryama, kandi uzi ko umuntu utaryamye atabasha akazi ka mu gitondo, ukarara uvuga bakagukeraho ngo ndatanguranwa n'amamega adashira, ndatanguranwa na paka zidashira, kandi ukamenya ngo urimo urumva ibintu. Abana baraducitse, abagabo baraducitse, abagore baraducitse, akazi karaducitse, amahirwe araducitse, ibyo dukora biraducitse, turimo turasiragira mu nzira. Satani yatubyinjije muzunga, abantu barwaye ikizungera, bari mu bizunguzungu, abantu byabacanze, amadeni yasaze, cyamunara zahagurutse, isi yabagoye, iterambere ryatunaniye, akaduvuyo kariho, ubugambanyi, umwuka mubi, kwangiza, kwica, gufata abana bato bagapfa. Nukuri ugasanga abana igihugu cyagikeneye barapfuye bakiri bato, bafite akamaro bakagira, kandi ugasanga hari undi muntu wirwara indwara y'imyaka nka 40 ntaho yagiye, baturira ndamwihoreye burundu cyane. Kandi ikindi Satani we nta mpuhwe agira n'abadakizwa n'abarabatwara, kuko niyo gahunda bafite. Ariko twanye ko bituma ngo data yishimira kuduha ubwami. Bivuze ngo niba yishimira kuguha ubwami, wagombye kugira bwa bwenge n'ibitekerezo, warangiza ukareba kuri ukibaza ngo ibi ndabikora gute, ibi ndabitekereza gute, ese ubundi bino bintu mpagazemo biraza kungeza kuki, biraza kuntwara mu buhe buryo. Rero nshuti yanjye, mukozi w'Imana, wowe nkunda, wowe ndimo mbwira ku Mwegabera Ministries, banza wibaze isoko ikurwanya. Umwanzi yayihagaze. Burya iyo umuntu wese ukurwanya aba afite icyo ahagazeho. Satani agomba guca muri ya mihango ya kera, bwa bupagani, akaza agahagarara ku isezerano ryawe kugira ngo yice bwa buzima, yice iherezo ryawe, yice n'ahazaza. Kandi ni wicara wisange ufite umutima uhagaze, wagombye kukosoka no kwakira imbaraga z'Imana zisenya ibyo bintu. Rero Imana ibampera umugisha mu izina rya Yesu. Impamvu ze bino bintu nta yindi, ndashaka yuko ukosora iyo myumvire. Niba ushoboye, senga nijoro, irinde kuryama udasenze, irinde gukanguka ngo wongere uhembere ibitotsi, urongera wegera Imana. Hari igihe gukangura nijoro kugira ngo usenge, nushaka ntukanure, ukomeze usenge. Senga kugira ngo uhagarike izo mbaraga mbi zirimo zitera. Ndakubwiza ukuri ngo Satani yahagurukiye abantu b'Imana, kandi arimo arakora mu ijoro mu buryo budasanzwe, ahadasanzwe, mu buryo buteye ubwoba, kugira ngo ananize we nk'ikiremwa Imana yashyizeho, ugiye kwamburwa rya jambo no kwamburwa bya byiringiro byari biri muri wowe. Imana itugirire neza. Imana idufashe muri byose. Ndumva shaka gutanga ingero zikomeye. Bafashe isanduku y'Imana ngo bayegeranya n'ingoro ya Dagoni hari. Isanduku iracika, Dagoni ikubita hasi. Ngo barongera barakegura. Undi munsi yigwa hasi, icika umutwe n'ibiganza n'iki. Kuko aho Imana iri, aho Imana yicaye, aho Imana ikorera, Dagoni nta jambo agira. Aho Imana ikorera, aho Imana yegereye, iyo Imana iri muri wowe, iyo Imana irimo ikorera muri wowe, iyo Imana irimo ivugira muri wowe, iyo Imana irimo igendera muri wowe, Satani ntabona ahagarara. Araza agahura n'urukuta rutuma atabasha kwinjira mu buzima bwawe, maze wamara kumenya ibanga ryo gutamba, guhagarika ibyo bintu, uko ibyo bikorwa, maze amasezerano akakuzaho, ukumva uguwe neza, ukumva uranezerewe. Rero birimo birapfiriye hehe? Nuko abantu mutaramenya imbaraga zikorera mu ijoro, umwanzi ukuntu akora, n'ukuntu shene y'abadayimoni igenda ikora, iteza za mpfu zo gukenyuka. Kandi bitubyumvikane, ushobora kujya mu ijoro ariko wakenyutse, kuko icyo data ashaka, yishimira kuduha ubwami pe. Kuduha ubwami nicyo, ariko aduhaye ubwami dusize abacu he. Ese ntiwifuza kurama? Niba wifuza kurama, kora ibyiza. Niba wifuza gutera imbere, kora ibyiza. Niba wifuza kugira imbaraga, kora ibyiza. Niba wifuza gukomeza, kora ibyiza. Niba wifuza kugira imbaraga zo mu muryango, agasuzuro gacika, kora ibyiza. Niba wifuza gucuruza, menya ibanga ryabyo, menye ngo Satani yarwanije ibintu muri iri joro, nanjye gufata umwanya. Simvuze ngo urarukanuye, nubwo wasenga ugiye kuryama birahagije.
upfa kuba wamaze gukomeza amahame, kandi by'ukuri umuntu wese utasobanukirwa uburyo bwo gukora no kubaho bizagenda bimugora. Rero ndumva nta gishaka kubabwira, ndabisobanuye, ubutaha nzabikubwira, gusa umenye ngo niba wibonaho bino bimenyetso tangira utekereze cyo gukora. Niba ubonaho uri muhinga, urya inyama, utetse, uri muri ubuhingira mu kw'abandi, guhinga mu kw'abyo ni ikindi kibazo, n'urupfu ruzakuvaho. Guhinga mu kw'abandi n'uburozi buzaza bukaguhitana. Niba uruzi ufite umwana utari uwawe, niba ureba uri mu mazi, uri munyagirwa, inka zikwirukanka nabi, imbwa zikwirukanka nabi, ibikoko bigukurikirana, ndetse ukisanga ufunze ku kibuga cy'indege gufunga aho kugira ngo ugende, ukisanga aho wari utambutse amapinga kuri imbere, piste kuri imbere, byo byose uri muhinga ukora iyo mirimo. Menya ngo hari operation zaraye zibaye nijoro, hari operation zirahari, operation zabaye, operation zabaye. Satani yakoze ikintu kiremereye kuri wowe, niyo mpamvu wabyutse urwaye umutwe, umutima uratera, amaraso ari kwitera hejuru, imisonga yazamutse, za ndwara zo yazamutse, diabetes zirahari, byose byamaze kuza. Menya ngo ninjoro hari ibikorwa bihabera, maze uko soke wegera Imana. Turaye kubafasha gusenga. Icyambere no kumba kwakira Kristo ngo n'umukiza, sobanukirwa icyo bukorese. Ndatamba igitambo, ndabibase, nzako amahame ukwiye kumenya, kandi mushirika ubwoba. Menya ibyo ukora naho bikorera. Satole bone foza inimiri wa halakota ibora. Reka nkubwire nshoje ngo amavuta y'Imana atsikamera ayo mateka. Uyu munsi urasobanukiwe, nguko uko wahombye, nguko uko wabuze umugabo, nguko uko wabuze umugore, nguko uko wabuze abavandimwe, nguko uko ubura inshuti, nguko uko ubura abana babarebaga, nguko uko wabuze akazi wari ugafite. Nta kindi cyabiteye, ni rya joro ribi cyane ry'ubugome, ry'ubugambanyi umwanzi akoreramo. Data wa twese abampera umugisha, abahe guhirwa, abahe gukomera, abahe gukomezwa, aho mugenda hose bakundire. Mukomeze mukurikire Umwegabera Ministries, amavuta kandagira amateka, ubuzima bunezerwe, kandi Imana yo mu ijuru ikomeze bashyigikire. Ndi kubona ibintu bine, manwe ndimo ndere kuzamuye ukuboko mpita nerekwa ari nyuma kamera navuga. Umukozi w'Imana, abantu mutarabona Manuel rwose ni umugabo mwiza, ukunda Imana, ukunda ibyo akora, ukunda ibyarimo. Azamuye ukuboko giye, numva ndimo nderekwa. Kino kiganiro abantu bagiye kucyumva, igihu kigiye kuva ku maso. Ubu abagiye kucyumva, ugiye gucuruza amapantaro azunguka, ugiye gucuruza imyaka azunguka, ugiye kubyara azabyara abana bazima, ugiye kujyana abana ku ishuri bazana amanota, ko bagiye ku ishuri, ariko igihembwe kizakurikira umwaka utaha bazagira amanota meza cyane. Ndimo ndabona the pies of El Michael pie. Reka nkubwize ukuri, nubwo Satani ari maza n'ibintu byose bitandukanye, ndayo ngo winjire mu birere byawe bigushukisha kurangara, ni we nyirabyo. Imana inyeretse ikintu gikomeye, inyeretse ikintu gikomeye. Mbonye isanduku itari yabashyingura umuntu, imeze nka coffre fort, habika amafaranga, iriho nimero zifungura abantu byanze, ariko mbona yanditseho gapapuro. Mbona buri muntu wese mapuro ngo dore funguye ya coffre fort, ngo amasezerano yarahari, ubukire bwari buhari, amafaranga yarahari, ubuzima bwari buhari, terambere, ariko byari bifungiranye muri coffre fort yo kwa Satani. Rero Imana nyetse ifunguye burundu, mbona hasohotsemo inuma nyinshi cyane, bisobanura ngo umugisha w'umuntu uyobowe n'Umwuka Wera w'Imana. Shalom shalom, mugubwe neza. Ibisigaye uhamagare, nimero urayizi. Ibisigaye umenya amahame, ni ugukizwa, kwakira Kristo akubera umwami n'umukiza. Kabiri, kumenya kubaha inshingano za Bibiliya, ikivuzo gikore. Gatatu, wizere, kuko mbonye iyo n'umugenderwa kuri buri mujwi rirambwira ngo mbirukanye iyo karande. Bigiremo imbaraga, bigira uruhare, agahinda nakawe, amarira nayo. Nutabikora ni wowe uzarira, nutabikora uzapfa. Kandi ikindi, niba wiyumva mwuka wo kwifuza urupfu, wowe wararangiye, karande zarakurangije, kandi urwo wahamagaye karibo rukugezeho. Ariko niba uzi ubwenge, rwirukana urusubizeyo. Usaba icyo azabona, nusaba urupfu, nusaba ubukene. Muhabwe umugisha w'Imana. Shalom shalom, turabakunda.